Ndagusuhuje cyane kandi nkwifurije gukomeza kugubwa neza cyane aho uherereye hose, waba uri mu Rwanda hanze yarwo, nkwifurije gukomeza kugubwa neza cyane, nkwifurije amahoro y'Imana n'imigisha myinshi cyane ngo ikomeze igende ikugeraho, ibintu birushaho kugenda neza cyane. Hanyuma rero nguhaye n'ikaze ku muyoboro wacu wa Admount New. Nk'ibisanzwe dukomeza kugenda tuganira amwe mu makuru abakomeje kugenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga, amakuru abakomeje kugenda agarukaho n'ibinyamakuru byinshi bigiye bitandukanye. Niyo makuru rero ngenda ngukusanyiriza hanyuma nkayazana tukayaganiraho umunsi ku wundi, nibyo tuba dukomeje kugenda tuganiraho. Wakibaza uti none se uyu munsi mbaza ni iyihe nkuru, tugiye kuba twaganira iki kuri itsinda rya Vestine na Dorcas, tugiye kuba twabaganiraho iki mu gihe kitarambiranye, hanyuma ngahita nigendera turifashisha imibare igaragara ndetse tugenda tunifashisha bimwe mu bimenyetso bigaragara. Murabizi neza rero ko aba bana Vestine ndetse na Dorcas ni itsinda ry'abakobwa babiri rwose bavukana ndetse baririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Bakiriwe neza cyane kuva batangira uyu mwuga wo kuririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana mu mwaka wa za 2010 na kangahe 2019, nibwo twatangiye kugenda tukababona mu tuvideo tugiye dutandukanye bari kuririmba, ariko icyo gihe nyine byari bitaratera imbere niko nabivuga, kuko bari bakiba hari iwabo i Musanze mu karere ka Musanze, banaba muri korali baririmbagamo yitwa Korali Goshen. Iyo korali rero niyo aba bana batangiye bigaragarizamo, hanyuma rero impano yabo iza gukura mu mwaka wa 2020, nibwo twatangiye kubabona, noneho batangiye gufashwa n'umunyamakuru ndetse akaba na manager wabo nyine Irene Murindahabi abafasha, atangira kubafasha ubwo yabinjizaga muri MIE Empire. Hanyuma rero bagasohora indirimbo yabo ya mbere Nahawe Ijambo. Kuri ubu ngubu ikaba ariyo ndirimbo bafite imaze kurebwa n'abantu benshi, ifite miliyoni n'ibihumbi 800 gutyo, miliyoni 8 n'ibihumbi 800, nari mvuze miliyoni ni miliyoni 8 n'ibihumbi 800 gutyo, urumva ko ni hafi miliyoni 9 z'abayirebye ku muyoboro wa YouTube. Ariko iyi ndirimbo ikaba ibarizwa ku muyoboro wa YouTube wa Vestine na Dorcas bajyaga bakoreraho kera, mu gihe izindi ndirimbo ziri kuri YouTube channel ya MIE Empire Music, ni YouTube channel ya management yabo, niho izindi ndirimbo baje kuba bazisohorera nyine bazimurira, zikaba zaratuzarimuwe nyuma yasaga zigeze kubaho, saga igeze kubaho mu mwaka wa 2021, murayibuka hazamo ibintu bitari byiza, ariko nubwo hajemo ibintu byo gusa nko gutandukana, ubwo hazagamo amakimbirane byaje gukemuka. Iki ni cyabaye ikimenyetso kigaragaza ko aba bana rwose bafite umugisha ndetse n'Imana rwose, nyine Imana iri kumwe nabo kabisa mu byo bakora, baririmba gospel, kuko ni ibimenyetso bigaragara ndetse bigaragaza ko byahise birushaho gutera imbere nyuma y'uko habayeho amakimbirane, iterambere ryabo ryarihuse cyane. Nk'uko navuze ngo rero turaza kugenda twitwaje imibare, twitwaza ibimenyetso bigaragaza zimwe mu ndirimbo zabo zikomeje kugenda zirebwa ndetse zikanakundwa cyane. Indirimbo yabo ya kabiri bafite imaze kurebwa n'abantu benshi ni indirimbo yitwa Iriba. Kuri ubu ngubu ikaba imaze kurebwa n'abagera kuri miliyoni 8 n'ibihumbi 600 kuzamura. Iyi ndirimbo ikaba imaze umwaka umwe igeze hanze. Hanyuma rero hagahita hakurikira indirimbo yitwa Umutaka, ubu ngubu imaze kurebwa na miliyoni 7 n'ibihumbi 700 kuzamura. Mu gihe aka kanya iyi nkuru ndi kuyikora, indirimbo yabo ya kane yitwa Isaha, ikaba imaze kurebwa n'abagera kuri miliyoni 7 n'ibihumbi 600 kuzamura. Wakwibaza uti nse ko ntangiye mvuga ibingibi by'imibare, noneho ndashaka kuvuga iki? Ndashaka ko tugaruka kuki? Ndashaka ko tugaruka ku ndirimbo baherutse gushyira hanze yitwa Yebo Nitaware. Ni indirimbo iri mu rurimi rw'igiswahili, ni indirimbo idasanzwe, ni indirimbo ntazi uburyo nayitakamo bitewe n'uburyo harimo amagambo meza cyane, amagambo yubaka ndetse n'amagambo asobanutse. Ngiye nkibanza kuyireba bitewe n'uburyo ntabwo numvaga igiswahili, ntabwo numva igiswahili, ntabwo nabashe guhita mbimenya, ariko nagiye muri comment nsanga hari ahantu banditsemo, ahantu ushobora kuba wakanda ugahita ubona lyrics zayo mu cyongereza. Ni amagambo meza cyane rero yubaka ndetse n'indirimbo nziza, niyo nshaka ko tugarukaho kuri aka kanya. Ni indirimbo igisohoka ku ikubitiro yabanje kurebwa rwose hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, irahitinga, abantu barayikunda, igera hagati igeze nko muri views miliyoni 4
yageze nko muri views miliyoni 4 irahagarara, isa nk'ihagarara. Ariko nubwo yagize miliyoni 4 igasa nk'ihagarara, abantu barabikunze icyo gihe, baravuga bati iyi ndirimbo irarebwe mu gihe gitoya, niyo ndirimbo yabo ya mbere yarebwe igihe gitoya ikagira views nyinshi. Nyuma noneho y'igihe gitoya rero kuri ubu ngubu nayihoze ndeba imaze kugira amezi 3, imaze amezi 3 isohotse, ariko nyuma ya miliyoni 4 ntabwo nanjye nzi ibintu byabayemo, ntabwo nzi ukuntu byagiye bigenda. Twajyaga tukabona hashize icyumweru kimwe kuri management yo kwa yaba Vestine bagapostinga bavuga bati indirimbo miliyoni 1 igiyeho, habagiyeho miliyoni 5, miliyoni 6, miliyoni 7. None kuri ubu ngubu imaze kugira miliyoni zigera kuri 7 n'ibihumbi 600 na kuzamuka. Biracyazamuka, ntabwo bihagaze, biracyazamuka cyane. Iyi ndirimbo rero impamvu nshatse ko tuyikomozaho ni iyi ngiyi. Mu bihugu by'abaturanyi, haba muri Kenya, haba muri Tanzania, haba muri Uganda ndetse no mu Burundi, ni ibihugu ubu ngubu biri kureba iyi ndirimbo ku rwego rwo hejuru cyane. Tugendeye ku mibare igaragaza, imibare YouTube igenda igaragaza, biragaragara ko iyi ndirimbo mu gihugu cya Kenya niho hari hejuru cyane tuvuye mu Rwanda, kuko mu Rwanda barayirebye bagera kuri miliyoni 4 rwose, miliyoni 4 z'abanyarwanda barayirebye. Hanyuma rero tugahita tujya mu gihugu cya Kenya, nicyo gihugu cya kabiri kigaragara ko cyarebye iyi ndirimbo cyane, kubera ko ubu ngubu bamaze kugera kuri miliyoni n'igice. Noneho biracyazamuka kandi bitangiye nonaho ubu ngubu muri iyi minsi mike cyane nibwo muri Kenya batangiye kugenda bayireba. Muri Tanzania naho imibare irimo iragenda izamuka, miliyoni yenda gushyika. Muri Uganda naho barimo bagenda bayireba, ndetse no mu Burundi. Ubwo no muri Kongo nyine naho murabyumva cyane. Noneho sasa nigikoreje ku mbuga nkoranyambaga, nkajya ngenda ndeba uduchallenge twinshi turi kugenda dukorwa n'abantu b'abakristo nyine baho, barimo bagenda bakora uduchallenge baririmba mu rusengero, ubona barimo babyina ugasanga yebo yabaye yebo, wagira ngo nibwo igisohoka. Wumve ko mu gihugu cya Kenya iyi ndirimbo iri muri 5 za mbere zirimo zirarebwa cyane kuri YouTube. Ugendeye ku byo YouTube yerekana ko mu mujyi wa Nairobi, nyine ubwo ngubwo uhita uzugahita uhagararira Kenya yose muri rusange, irerekana ko YouTube irerekana ko iyi ndirimbo iri mu ndirimbo 5 zirimo zirarebwa cyane, ikaba iri ku mwanya wa 4. Ni uguturuka kuva ku itariki ya 1 Kamena, uku kwezi nyine turimo kwa 6, kugera ku itariki 6 uyu munsi nkoze iyi nkuru. Imibare ikomeje kugenda inazamuka cyane. Ubwo urumva niba ari bwo nkoze iyi nkuru, kandi kuva nakora iyi nkuru nyine n'abandi birako byakomeze kugenda bizamuka, birashoboka cyane ko rero ejo cyangwa n'ejo bundi ishobora kuza kuba iri mu ndirimbo 2 za mbere, cyangwa se ikaba n'iya mbere bitewe. Ibi ngibi rero dukunze kujya tubibona muri gospel haza hano mu Rwanda, ariko by'umwihariko nyine ku ndirimbo za Israel Mbonyi niwe dukunze kujya tubona cyane indirimbo ze zirebwa cyane, by'umwihariko ari mu gihugu cya Kenya ndetse no muri Tanzania. niwo warukunze kugaragara cyane adomina, kuko afite indirimbo nyinshi zagiye zirebwa zirimo za miliyoni 70, miliyoni 20 na kuzamura. Urumva ko rero nawe ararebwa bitewe n'uko indirimbo ze nawe ziba ziri mu rurimi rw'igiswahili. Noneho rero nagiye kubona mbona n'ibinyamakuru byinshi byakomeje kugenda bibigarukaho, nabo bagendeye kuri iyi mibare iri kugenda igaragazwa na YouTube, uburyo indirimbo irimo irazamuka cyane. Nabonye ibinyamakuru byinshi byagiye bibigarukaho rwose, bandika kuri iyi ndirimbo bavuga uburyo imibare irimo irazamuka cyane ku buryo budasanzwe. Birashoboka cyane ko rero iyi ndirimbo izakomeza ikanarebwa ikarenga n'iyi mibare. Noneho ugendeye kuri challenge ziri kugenda zikorwa, buriya kugira ngo uzakusore nk'indirimbo runaka ubwire umuntu ngo nkorera aga-challenge hanyuma ngo kame cyangwa ukapostinge, ari igihe nyine abantu batabyumva. Ariko iyo ibintu nyine birikora uko ibintu birikora nyine, ibintu ari byiza, ibintu bikoze neza rwose, n'umuntu ashobora kuyumva kumva, niba akoresha TikTok, niba akoresha urundi rubuga runaka, agahita akora aga-challenge ako kanya, nawe akaba yagashyira hanze. Kandi uko ukora challenge nyinshi nyine niko indirimbo nayo igenda izamuka, umuntu akaba yayumva, akagira inyota yo kuyumva neza, akaba yajya kuri YouTube hanyuma nawe akumva uko imeze. Rwose nkunze kubibona kenshi, ndetse no kuri amakaunti y'aba ngaba ba Vestine na Dorcas ndetse na Irene Murindahabi, akenshi usanga kuri stories za Instagram hahoraho uduchallenge tw'abantu kandi batari abanyarwanda. Mu Rwanda rwose ubona ko byahagaze kuri ubu ngubu. Ibi bihugu nibyo birimo birakora challenge nyinshi cyane, niho wagira ngo indirimbo ubundi nibwo ikijya hanze urebye uko ibintu bimeze.
ugendeye rero ku mibare igaragara ubona ko hano muzika nyarwanda yashoboka cyane baramutse baririmba indimi zumvikana mu bindi bihugu, apana kuririmba ikinyarwanda gusa. Ubone ko byashoboka cyane kandi byanagera kure bakomeje kujya baririmba, bakaririmbana umuhate ndetse bakaririmba izi ndirimbo nyine zumvwa n'abantu benshi bagiye batandukanye. Nta kabuza rwose umuziki nyarwanda wagenda utera imbere, ibintu birushaho kugenda neza cyane. Ngayo nguko rero nuko nguko ubu ngubu byifashe. Ndagushimiye cyane wowe gufata umwanya ukabana nanjye mu biganiro bigiye bitandukanye tugenda tugarukaho, biye bikomeje kugenda bigaruka ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Nkubwira ngo ibiganiro byacu nakagaruka umunsi ku wundi, duhora tuganira amakuru avugwa kuri iyi mihanda. Reka duhurire mu bindi biganiro bitandukanye. Ciao ciao, ndabakunda cyane.